buri muntu wese wabaye icyamamare bitewe n'akazi ke cyangwa impano ye, abakunzi be benshi bakunda kumwibazaho byinshi mu buzima bwe, kuko hari n'ababumva atari umuntu usanzwe. Bibaza uko abayeho, amafunguro amugwa ku nzoka, imyitwarire mu muryango, mbese imibereho ya buri munsi. Ndetse n'iyo ubwiye inshuti zawe kumwe mu byamamare bihambaye ku isi mwakuriye mu rusisiro rumwe, mwajyaga mujyana kuvoma, ko mwakinnye iby'abana, hari ubwo bahita baguseka cyane kuko babona uwo muntu w'icyamamare atakoze mu buzima nk'ubw'abandi bana basa. Iyi ni Story House, ngeri Diane Mahirwe, twifashije amafoto tugiye kukwereka bamwe mu babaye ibyamamare hano mu Rwanda, cyane cyane mu muziki, uko bari bameze bakiri abana bataratekereza kuba abo bari muri iki gihe. Reka duhere ku muraperi Mabano wiyise Mr Kagame. Reka dukomeze no ku muhanzi Sintex n'umubyeyi we Mazimaka Kennedy. Uyu nawe ni umunyarwenya atangaje akiri muto. Iyi foto yakuwe muri filime yakinnye akiri umwana. Birazwi neza ko iyi ari famiye y'abantu b'ibyamamare, kuko Sintex nawe ni icyamamare kandi avukana na atangaje, ndetse n'umubyeyi wabo Mazimaka Kennedy nawe ni icyamamare, dore ko yabaye uwa mbere mu basobanuraga filime bazivana mu ndimi z'amahanga bazishyira mu Kinyarwanda. Uyu nawe ni Tom Close agitangira kuba ingimbi, arota kuba umuganga, iby'umuziki nta gitekerezo. Uyu nawe ni DJ Martin uri ku kiryo, ataramenya ko umunsi umwe azaba icyamamare kubera kuvanga imiziki. Uyu nawe ni Buravani akiri igisekeramwanzi, ubu ni umwe mu bahesheje ishema u Rwanda. Uyu nawe ni Anita Pendo mu bwangavu bwe, ubu ni umwe mu bagore bakunzwe mu myidagaduro ya hano mu Rwanda, ndetse kwamamara kwe bifata intera umunsi ku munsi. Uyu nawe ni umuhanzi Cyusa Ibrahimu, yabaye intore kuva akiri umwana, nubwo rimwe na rimwe ngo yumvaga azaba umusirikare. Uyu nawe ni Christopher Muneza akiri uruhinja, ibyo kwigarurira imitima y'abakobwa ntibyari mu ntekerezo ze. Uyu nawe ni Young Grace n'abavandimwe be Queen Edwige na King Philosophe bagana ishuri. Isura ya Young Grace biragaragara ko itigeze ihinduka cyane. Uyu ni Safi Madiba ibumoso. Kwinca nawe nguyu bataramenya ko bazaririmba kizimyamwoto. Safi nawe atarava igitwe rwose akiri umusore w'ingimbi. Uyu nawe ni Butera Knowless akitwa Ingabire Jane.
uyu nawe ni Ishimwe Clement ataramenya ko azaba umugabo wa Butera Knowless. Uyu nawe ni Mani Martin, nawe yatangiye umuziki akiri umwana kuko kuva kera rwose yakundaga microphone. Ku mwanya wa nyuma ku mafoto twari twabateguriye turasanga umuhanzi The Ben wambaye umupira utukura ubu wabaye icyamamare hano mu Rwanda. Iyi ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Reka mbasigiremo n'ubundi amafoto make na make y'abahanzi cyangwa se ibyamamare hano mu Rwanda bitari byatekereza ibyo bizaba byabaye kuri ubu. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, njye na Litiane Mahirwe.